Legio Maria, igitabo gisobanura Legio ya Maria, gukomeza gutangira gukorera Imana bikomeye. Umutwe w'ingabo umeze nk'uwa Legio urakenewe muri iki gihe aho iyobokamana ryugarijwe n'amagorwa akomeye. Kwimura Imana nta kuyihakana ku mugaragaro bishyigikiwe n'amagambo abyogeza bikomeje gukwirakwizwa mu dutsiko tw'abantu twiyongera ubudahwema ndetse twenda kwigarurira isi yose. Iyo Legio igereranyijwe n'izo mbaraga zidasanzwe igaragaza ko ari nto cyane. Legio igizwe n'abantu bunze ubumwe na Bikira Mariya ufite ububasha, ariko hari n'akarusho. Legio yifitemo intego zihanitse kandi izi kuzishyira mu bikorwa ku buryo bunonosoye, kandi nyir'ububasha ashobora kuyikoresha ibintu bikomeye. Legio igamije kugera ku ntego zitandukanye cyane n'intego zindi z'imitwe, cyane cyane intego zindi mitwe y'ingabo yihakana. Umutegetsi wacu umwe rukumbi n'umwami wacu Yezu Kristu. Yuda umutwe wa mbere murongo wa 4. Intego ya Legio ni iyo gushyikiriza buri muntu Imana n'iyobokamana mu gihe atariko bimeze nta ku yindi mitwe. Si ngombwa gukeka ko imiterere ya Legio Maria yashyiriweho kurwanya ubuhakanyi ku mugaragaro. Uwo muryango wavutse ku buryo bworoheje. Umunsi umwe abantu bake bakikije ishusho y'umubyeyi wacu Bikira Mariya kugira ngo bamubwire bati twiyoborere. Nuko bamaze gusabana no kunga ubumwe nawe, nibwo batangiye gusura ibitaro byuzuye abarwayi, imbabare n'abatishoboye bo mu mujyi munini. Baboneyeho kandi kumva ko uwo Yezu aba muri buri muntu, kandi ko bagomba kwifatanya na Bikira Mariya mu murimo we wa kibyeyi bagirira Yezu uba muri bo. Bafatanya urunana n'umubyeyi wabo batangirana umurimo wabo uciye bugufi. None dore babaye umutwe w'ingabo ukomeye kandi ku isi hose barangwa n'ibyo bikorwa byoroheje by'urukundo. Bakunda Imana muri buri muntu no gukunda abantu kubera Imana, kandi urwo rukundo rugaragaza hose ububasha rufite bwo guhindura no kwigarurira imitima y'abantu.